none se mugiye bose nabahari usanze bagiye bose ari mama ari papa bose bagiye ubu ninjye uri hano njyenyine bari bambaye neza nabonye bambaye nk'abantu bagiye ahantu rwose ko ari mama yari yambaye babonaga bose barimbye pe yewe babashakaga cyane abandi baratemberana ubonaga bagenda baganira neza ese kuri kumbaza ibintu byinshi nyine nagira ngo numva aho bagiye nibe bari butinde kugira ngo nitahire hakiri kare sinamenya ngo baragaruka ryari ariko bagiye bambaye neza ko ntabwo wigeze ambwira ngo bagiye aho ngaho ariko uri mwiza nka papa wawe ampaye ntabwo bizi se koko se kandi disi uranitonda aha ese mugiye karame niko utajya uza mu rugo kudusura ngo usure Madudu nimbona akanya nzasimbuka nze mbasure n'ukuri twe abana bangana baganira haricyo buri Madudu turangana ntabwo bibona muri mu kigero kimwe ugacwa njye nabonaga ahubwo ntabwo natekerezaga batunganye Madudu imico ye rero nateye mwana wanjye umukobwa witonda ni umukobwa ugira amagambo make mbese neza ameze nka mama we imico nk'iyawe yitonda nka mama we avuga makeya nkanjye mbese ibintu byose bitwara gake nka mama we kandi ntajya akunda uduhungu tumuvogera ibyo bintu wabimubonaho Mugisha kandi nanjye ubwanjye muhasanze nabishyira ku ivi nkabuvunagura ariko ntabwo ari wowe ndi kuvuga waruneye ubwoba nagize ngo nanjye ninza kubasura uzashyira ku ivi umvune nk'uko warugize aya wowe uritonda mwana wanjye neze ujya ubavuna gutya iyo baje kumenya aya mba niganirira mba ngira ngo ndyoshye n'ikiganiro kuzi kuganira cyane uratebya pe ko nimbona akanya nzasimbuka nze mbasure ko mba ndi mu turimo hano twiga ariko ntabwo ndi gukora imirimo myinshi wagiye ureka mukayikorana mwese ntuzi ko ari mu rugo nyine mba ngomba gukora uturimo ni njye mukuru hano none byagenda gute yabanza uzavamo umugabo muzima da uzamenya gukorera urugo rwe nibyo nifuza uzaba umugabo none se ko badahari waretse tukagenda ukajya gusura Madudu ntabwo nasiga urugo rwonyine nta wundi muntu uri hano ugakinga Madudu mubwira aza gusure nzaza ubutaha ntabwo ari ngombwa ubwo muvuye hano se ntabwo ari ngaho kuyirirwa aza wowe ubwo ngubwo njyewe nzasimbuka ari nko ku cyumweru yego muraho uritonda nta kintu tuzagutwara reka nsimbuke nanjye nsize Madudu wenyine mu rugo kandi ntakunda kuba ari wenyine agira irungu muragiye ntabwo ajya akunda kuzerera nawe ameze neza nkawe mbese Mugisha Madudu ni gutya bahuje imico uretse ko akarusho uretse wowe sinzi imico ya papa wawe n'ibihuza nawe niya mama wawe sindayimenyera neza umenye uhuza nawe uwo ari we ariko Madudu nubona mama wa Madudu jya ubona Madudu nubona Madudu ubone mama we nawe yitonda nkawe neza gabanyaruka uze kumunsuhuriza mama uti rwose uti Nyirankotsa uti nako mama Madudu ndamubwiye niki cyatumye unumaho igitaraganya siko Mugisha mbwiye ngo uranshaka nkayoberwa impamvu nyine nari ngutegereje mu rugo mbona uratinze bo niyo mpamvu nari nifashaka ngo njye kwahira ibyatsi by'amatungo muke ibihe biragwira hari ibihe bigwirira umuntu hari ibihe bisusurutsa umuntu hari ibihe bibabaza umuntu ushatse kuvuga iki se urimo uraganisha he mukecuru ntabwo mperuka gusinzira no kurya ntabwo nkirya kubera iki erega ubundi ngo ingaruka y'icyaha singiye kukubeshya mwana wanjye
buriya igikorwa nakoze cyo kwambura ubuzima umuntu wakoze ikiza ubu kingeza hakomeye. Ku mukecuru wagiye ureka koko ko ari njye wamwikuriyemo umwuka kuba wararebereye se ubwo urumva biguteye ubwoba ku buryo utangiye gutekereza ibyo ngibyo buse ko kingiye utantekereza none utangiye kwicuza ibyo wakoze amafaranga yanjye se wari ibyo byose warabyicuzaga. Ndimo ndabyicuza kuko amafaranga ni amashakwa nayashaka nkayaguha. Ariko kutambwira ngo ugiye kumena ibanga kuko ako kayuyuzo nakagucishaho. Oya, aho kumena ibanga ahubwo ndagira ngo uri kungubu mu buzima bwanjye icyemezo nafashe. Ni icyemezo numva kizambera igisubizo ubuzima bwanjye bwose. Kuko mfite byinshi nsigaye mbona. Byazankururira bigatuma nihamba igihe kitaragera. Nkumva nshaka kuba cyatuma iyo mpamvu igiye gutuma nimuka muri uyu mudugudu. Singiye kukubeshya muke niba utarabibonye simbizi bucura bwanjye wera uko umubona navuga ko asigaye nabyita ko asigaye acuditse nande n'uriya mwana nahemukiye singiye kukubeshya karakana kagahungu muke uriya mwana ubona urera dore we n'umukobwa wanjye bameze baryo ngerageza kubimubuza ha kugira ngo umwana nyumve ntago bifata mu bwonko bwe. Ndibaza rero nti umunsi yanyigose sinzashiduka ibyara amata bibaye amaraso ahubwo bagafatana ugasanga barongoranye. Nakubeshye ndabibona icyo si cyo kibazo cyo kurongorana kubera ko n'ubundi nta sano bafitanye. Icy'ingenzi ni ukubika ibanga. Kurongoranaho ntacyo bitwaye none se mwana arabizi ko ari we wamwishe. Muke abo mukwe wanjye narishe ba mwana wanjye buriya ninjye wamwishe kuko ninjye wabikwemeye nkaguhagarikira nk'umuntu mukuru ahubwo buriya ninjye wamwishe iyo wari ubizi yumva no gukorana diru n'abakecuru ubwo sibyo bitangiye kubizanamo ibiki igihe wari uri gukindagura amafaranga yagiye kuki utabitekereje nyine narahubutse uri muricuza ya uri kwicuza ndimo ndicuza ibyo wakora ibyo ari byo byose wakicuza kabone niyo wagikuzimu uzicuza ubumba ko kanwa kawe kuko wibeshye ukagira n'akantu n'akana kamuvuga ariko uravuga ngo bucura kuko kwimukaho nushaka ugende kuko numva ari nabyo byama amahoro kuko ndumva utangiye kunzanamo stress mu mutwe wanjye utangiye kunyibutsa ibyo nibagiwe ariko wa mukecuru we witonde kandi ibi bintu twarabisezeranye ibyo by'amarangamutima yawe ubishyire hasi narakubwiye ngo niba mbasha kwihitanira umuvandimwe wanjye tuvukana mukecuru we ntabwo nakurebera izuba n'umuryango wawe wese nanabibatwikiramo nta kibazo niyo wankuraho ariko kuko ubu ndicuza icyatumye umuvutsa ubuzima reka njye kwiyahirira mbega icyaha ngo kira hano ishobora byose ngomba kuhimuka tu uri guse mugihe dupfa iki haricyo uzi ko wagira ngo uri mukeba wanjye dusangiye umugabo kandi uri umwana w'umusore n'ibyari kuri umwana wanjye nakubyaye nkakunsa wirirwa ujya kunteranya uburyo nkwanga wirirwa ujya kuvuga amagambo wa mwana we iyo nza kuba ntarakubyaye sinari no kukwicira mu nda cyangwa ntagukunda ese iyo nguhana buri bubona nkwanze mugihe ntakubeshye pe imyitwarire yawe n'ibikorwa byawe ukora aho usigaye tuma nkwanga kandi sinigeze nkwanga ariko ubu nsigaye nkwanga uzi ukuntu nkwanga nese mama ubundi usanzwe wankundaga ndaragukundaga ariko kubera imyitwarire yawe ubucakura bwawe ugira ubuntu bw'amayobera ubuntu bw'ubugambo guceceka wijundamishije gutya wigize marayika
urasuburirira ubuganyira ndetse tutakicara ngo tuganire n'umwana na nyina. Abandi bana umubyeyi arabakubita yababwira ati cishwa aha ngaha, umwana akarira avuga ati mama amwikubaho. Ariko wowe mu gihe ntakubeshye nicuza n'icyatumye nkubyara. Ngwino hano, njyewe ndavuga ugahaguruka ukagenda wanyana y'ingabo. Ngwino hano Mugi, njyewe ndimo ndaganira nawe aho kugira ngo usubize ugahaguruka ukagenda. Kandi waritswemo n'abadayimoni. Uzi ko ufite abadayimoni, ariko abo badayimoni baretse ndaje ndabatwika bose baragusohokamo. Uzi ko n'umugabo washatse adashobora gutinyuka kuba ndi kuvuga ngo ahaguruka agenda asiga muri salo nyivuga. Mbega ushatse kuvuga ko ubwo ndi ikiradiyo nacuranze navuze ibyo mvuze byose ubigize nayo. Shamugi uri ikibi, Shamugi uri ikibi. Ndi imbere tumu kugende ko gasi. Kandi uyu mwana ntazankoraho. Nishe nyina nibagirwa umwana, uyazanywesha amazi mu kayiko. Nintitonda. Hey. Gusemana. Ndabizi ko nakoze icyaha pe. Kwica umuvandimwe wanjye. Amaraso yarangarukira. Inzozi zanjye niwe gusa. Agatsinda none n'umwana we mba numva nanamukunda nanamushaka. Ndamutoteza nkamubabaza. Ariko ntabwo niyumvamo ukuntu ushobora gukunda uriya mwana. Gororiyo uri umuvandimwe wanjye, naragukundaga pe, twonse ibere rimwe. Ariko ntabwo wagombaga kuntwara ibyishimo byanjye. No, gute sinshobora kubaho kuri iki? Nabigombaga kubikora. Mana, nanjye nta yandi mahitamo mfite, kubera yuko nanjye ntabwo nagombaga kubaho nishimye. Ariko ikibazo uriya mwana wawe, ikibazo niba nzamugukurikirana. Muvandi mbabarire, mbabarire, nta yandi mahitamo mfite. Umugabo wawe ndamukunda, kandi ntabwo birabyishimo agombaga kubitwara wenyine. Nanjye nagombaga kubibona. Igihe cyose wahoze ubona umugisha, ubona ibyishimo, ngewe Mukesha nkasigarira aho ngaho ngucyange no kwirirwa nkurera nguheka. Ariko nta kundi kuntu byagombaga kugenda. Mukene ukuri aho uri hose umbabarire. Waba uri kunyumva waba utari kunyumva, nibinankomerera bikangora, nzamukoherereza da, mwana wawe nzamuguha. We wicare hano sha. Amari kurira se? Ya. Mo nshaka gutwara tunategereje kuza gutwara rwa rugenda he. Niko we nituri inshuti se? Si wabinsabye nanjye nkabikwemerera. Mwese niki cyakubaye udashaka kumbwira?
se mu gihe ubundi wowe muri no karitsiye ninde muntu wagenda ukababara? Sha, ni uwundi nkurikije ko ari wowe nshuti wenyine nari mfite na ugiye kabisa byambabaza pe. Nanjye nuko nyine mukecuru hanze kubyemera namwinginze anga kubyemera. Mama wanjye nawe icyemezo aba yafashe aba yagifashe. Mwafashe iki cyemezo se? Ambwiye ngo tugiye kwimuka. Ngo iki? Neze mukubera yakubwiye ko ariyo mpamvu igiye gutuma mwimuka inaha? Njye ntamusobanurije yanga kubimbwira. Namwigeze ndavuga se ko ahantu yamaze kuhagira inshuti abantu twigana, noneho ndamwigiga. Ariko ndanze kuko Mugisha mbaye magorwa. Ubu ni inshuti imwe nari ngize inaha kuko nawe ugiye kunsiga. Ikibazo cya mama noneho tubana wenyine uramwigiga akakukumva kandi iyo ngiye binansabye byose ndabikora. Birira. Nta kubona n'ubundi ngewe namaze kubimenyera. Umuruho warambonye nyine. Niba nigeze kubwira impamvu igiye gutuma muvina? Ngo yafashe icyemezo ngo biramurambuye kuba inaha, ngo agomba ngo no kuba ahandi ngo akahamenya. Njyewe ntabwo aba yitaye ku byo ndi gutekereza. Ariko ubundi reka mbanze nkubaze Mugi, ni ngombwa ngo buri gihe cyose umwana azajye yumvira umubyeyi? Ugomba kumwumvira. Niba ni mama wawe nta kundi wabigenza. Ugomba kumwumvira mukavina nyine mukagenda. Niwe nshuti wenyine nagiraga hano. Mugi ko turi inshuti ko ntashaka kuva muri ino karitsiye. Urabona rero twari tumaze kwibera inshuti, nta nubwo ibirimo byari bisigaye binyica, wanyiheraga ku rubingo. None nyine ibinenge kuvuga nta nubwo ari nabyo. Nenge kuvuga ngo ugende umwingingire mama wanjye ngo umubwire ngo tureke kugenda, kandi yewe nanjye nibazaga niba yafashe umwanzuro nta cyatuma mutagenda. neza ubundi we ntabwo bikubabaza? Gusa nanjye ntawe nsize. Kuko nari nsigaye mfite nibwo bwa mbere mu buzima bwanjye nari nsigaye mfite akamwenyu ku maso yanjye. Ubu aho twatangiye kuba inshuti. Ubundi badapfuye barabonana. Ubwo nyine mugomba kwimuka nta kundi.